Ni IYOBOKAMANA TV mu mujyi wa Kigali aho bita ibumbogo bwa Nkuzuzu mu bigabiro bya Rwabugiri niho turi nkuko mubizere IYOBOKAMANA TV tugenzwa no kugira ngo tubazanire ya makuru meza ya makuru agiye kuza kubafasha byose biganishije ku IYOBOKAMANA. Uyu munsi ibumbogo twaje kureba bari mu giterane kubera icyo giterane nizihe ntego zacyo biraza gufasha icyo abantu bakitabiriye. Ntujye kure ngendi Samu Gakire. Buro dufite ingamba zo gukangurira amatsinda y'urubyiruko ay'abadamu yakoraga neza n'ay'urubyiruko wabonaga agenda akora neza ariko bikeneye ko hashyirwamo imbaraga nyinshi kugira ngo nayo atere imbere nk'aya ndetse n'ay'abana harimo Sunday school n'abahagarariye harimo imbaraga nyinshi ari nk'arashyirwaho imbaraga kugira ngo amatsinda yose akore neza kandi agire umusaruro mwiza ku itorero no ku banyarwanda bose. Nkuko nari bimaze kubibabwira rero IYOBOKAMANA TV tambabwiye ko twerekeje ibumbogo twagiye bari mu giterane murabibona hano inyuma bari mu giterane bari mu gikorwa cyiza cyane igiterane cy'iminsi 2 twahageze tugiye kuganira ibintu byinshi harimo gahunda nyinshi zatumye bategura iki giterane ni igiterane cyo ku rwego rw'akarere ka Gasabo ariko cyabereye hano kubera iki bagikoreye hano nibiki abantu bakitabiriye kino giterane kimaze iminsi 2 no munsi wa kabiri bungukiye mwiki tugiye kuganira n'abantu benshi ntujye kure. Nakoze nitwa Pasiteri Alphonse Ryumugabe ndi umushumba paruwasi ya Jabana ariko nkabarige mushumba ushinzwe abanyamasengesho mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Iki giterane cyateguwe nabande kubera iki mwakizanye hano? Ni igiterane kibangaruka mwaka by'umwihariko mu itorero ry'akarere ka Gasabo ni mu rwego rwo kugira ngo abakristo bacu bagende begerana bagende bamenyana duhuriza hamwe imbaraga tubashe gusenga Imana duhereye mu maparuwasi asa nkaho abantu babona yuko ari mu nkengero z'umujyi wa Kigali niyo mpamvu mubona uyu munsi igiterane dusa nkaho twagikoreye aha ngaha. Ntabwo kigira paruwasi imwe kiberamo ni mu itorero ry'akarere ka Gasabo ni mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Iki giterane ni ngaruka mwaka inshuro kimaze kuba kugeza kuri uyu munsi murabona intego zanyu n'icyo mushaka ko bigerwaho koko binyuze mu murimo w'Imana biri kuba? Urakoze cyane. Intego nta yindi, intego ya mbere ni ukwegerana tugasengera ubugingo bwacu, tugasengera itorero ry'Imana muri rusange, tugasengera n'igihugu cyacu. Kandi intego iyo urebye intego iragerwaho rwose 100% nkuko turimo kubyifuza. Nyuma yuko muje hano ibumbogo ubutaha ni hehe hakurikiraho kubera iki gikorwa? Urakoze. Uyu mwaka igikorwa cyabereye Bumbogo. Umwaka washize igiterane twagikoreye muri paruwase ya Rusororo hari Kabuga. Umwaka utaha rero turateganya yuko kuko turimo kugenda twegera abakristo tukabegera tukabasanga tugasengana Imana. Umwaka utaha rero paruwasi kizaberamo birumvikana ntabwo ari ingiyi ariko nanone tuzakora inama n'abanyamasengesho bose b'akarere ka Gasabo twicire turebe aho igiterane cy'umwaka utaha kizabera. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Ngeni twakizoro Jean Bosco nkabandi umwarimu mu itorero rya ADEPR paruwasi ya Jabana mu mudugudu wa Ryiriki. Nkahamagara abanyamasengesho mu itorero ry'akarere ka Gasabo mu gikorwa tugikora igihe cy'ingaruka mwaka buri mwaka dukora igiterane uburyo bw'ivuga butumwa tugafasha abantu batishoboye tubaha mituweli tubemereza mituweli. Mu rwego rero intego dufite igiterane no kubwiza ubutumwa bwiza abantu ko Yesu dusigiye misiyo kuvuga ubutumwa bwiza tubwiza abantu bave mu byaha abihariye tubabatize mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen. Birumvikana ni byiza cyane ndumva intego ni nziza nta nutazishimira. Iki giterane cyari gifite iminsi ngahe? Twatangiye abanyamasengesho kuwa 5 dusenga Imana dusengera itorero n'igihugu cyacu n'abanyarwanda. Dukomeza umunsi kuwa 6 ari nabwo kibusoze kuri uyu munsi wa 6 masaha 9 kandi twagize umushiko twabanye n'abayobozi bacu b'itorero rya ADEPR baje kudushyikira. Bivuga ngo muri intego yacu rero nuko abanyamasengesho twebwe misiyo yacu ari ugusengera itorero ryacu n'igihugu cyacu kugira ngo kurinda igihugu cyacu cy'u Rwanda kandi n'abanyarwanda bagituyemo.
birumvikana cyane mu gutegura iki giterane kugira ngo mukizane hano Bumbogo hari impamvu kirarangiye. Intego zanyu zatumye mukizana hano zaba zagezweho? Zagezweho cyane kandi abantu bakitabira mu buryo bugaragara. Mu by'ukuri abantu b'intanga bakunda ijambo ry'Imana, bakunda no gusenga cyane. Muko twarayanga dusenga Imana, nabonye ko bafite inyota yo gusenga Imana no gusenga igihugu cyane. Ko muri iminsi igihugu cy'u Rwanda cyatekanye kimeze neza kubera amasengesho yabera. Uvuze ku gikorwa cyo gufasha abatishoboye no gusengera igihugu. Abatishoboye ni bande muri gufasha, mubafasha iki? Cyane cyane dukwiye kubafasha muri buryo bwa mituweli. Hari abantu ubona ko badafite ubushobozi. Muri ubwo bushobozi twabanyanga mu buryo bwa mituweli turazibaha ku buryo bw'amaparuwase. Abo bakaduha amalisiti y'abantu batishoboye. Hari nk'abantu bashobora gukora mu cyiciro cya kabiri cyangwa cya gatatu badafite ubwo bushobozi. Aba rero tugahita tubaremera mituweli tukazibaha kandi ku mugaragaro. Uyu munsi murateganya guha mituweli abantu bangahe? Tugiye ko tugushobora guha mituweli 100. Abantu tugomba kuba mituweli 100 ku buryo bw'umuryango. Ni byiza cyane, Imana ikomeze kubashyigikira n'umurimo mwiza. Iki giterane cya gifite insanganyamatsiko? Ito gifite insanganyamatsiko iri muri Matayo ibice 28:18-19 avuga ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatise mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Nuvuga ngo misiyo yacu ni kubwiza abantu tubabwiza abantu bakava mu byaha, gukorana ubugarijwe muri misi none by'ubusambanyi, urubyiruko rwacu mu kwicwa n'ibiyobyabwenge, ariko tuvuga ngo bave mu byaha bahindukire abeme twe tubatiza. Amen. Iyo misiyo se hari umusaruro uri kugaragara? Wenda abantu bari kuva mu byaha, bari kuza se muri kubabatiza, muri kubona umubare w'abantu bari gukizwa uri kwiyongera? Iyi muri Abanyarwanda mu kwiyongera cyabakizwa kuko bamwe baje bakihana ibyaha bakihana. Iyo tubonye urubyiruko rwacu ruva mu byaha rukareka ibyo biyobyabwenge, ni inyungu zacu nk'itoro n'inyungu z'igihugu cyacu, kuko igihugu cyacu muri minsi gifite ihangayitse cyane ku rubyiruko rwacu rurimo kwishyira mu biyobyabwenge, ariko turimo urubyiruko rurimo kwihana cyane muri minsi kandi inyungu zacu zagezweho cyane. Dusoza rero bakunze Iyobokamana TV n'abantu badukurikira, hari abantu benshi wenda batabatekereza ngo igiterane cyabaye wenda njye sinari mpari, ariko nanjye byibuza nahumurizwa n'ijambo runaka. Nirihe jambo ryawe rishobora guhumuriza cyangwa rishobora gutuma umuntu utari uri hano yifatanya namwe uzareba iki kiganiro? Nabira Abanyarwanda kandi bakunda igihugu cyacu cy'u Rwanda, bamenye ko igihugu cyacu cy'u Rwanda Imana ikikunda kandi ko n'abayobozi bacu gakunda Abanyarwanda. Niyo mpamvu twabakangurira ngo rero baze twegere Imana, dusenga Imana, kandi Imana igihugu cyacu gihagazeho cyane. Murakoze cyane. Namwe murakoze, Imana bamugisha kandi ko murakoze cyane ko kudufasha. Iyobokamana ni abantu nkunda cyane bakunda kwamaza ivugabutumwa kandi bakunda n'Abanyarwanda cyane. Twabasaba ko Imana izagumye kubagura mu byo mu mahanga yose. Amen. Ndi Pastor Karangwa John, umuvugizi w'itorero rya ADEPR wungirije ushinzwe ubuzima bw'itorero. Nyakubahwa muvugizi, kuri iki gikorwa, iki giterane cyateguwe n'Abanyamasengesho kirabaye, hari byinshi bivugiwe hano, hari ijambo ry'Imana, hari abantu benshi batashye bavuga ko hari byinshi biteranye. Ubundi nkamwe iki gikorwa kiba cyabaye cyateguwe hano, cyateguwe n'Abanyamasengesho, ku bwanyu mugifata ute, mucyakira ute? Tugiha agaciro kenshi kuko mu itorero ryacu n'ubundi rishingiye ku buryo bwo gusenga, rishingiye ku buryo bw'ibwirizabutumwa, ariko ibwirizabutumwa rifite inkingi yo gusenga. Mu by'ukuri rero dufite amatsinda y'Abanyamasengesho guhera ku mudugudu, paruwasi, akarere, regiyo kugera ku rwego rw'igihugu. Iyo buri tsinda ryakoze neza rero turishima, tukanarisura, tukabana nabo mu buryo bwo gusenga Imana. Ku bagiye bavuga ku buryo amatsinda ari gukora, itsinda ry'Abanyamasengesho baritinze bavuga ko riyoboye andi matsinda yo murateganya gukora iki kugira ngo nayo byibuza kuri ibikorwa byiza agaragare nk'uko Abanyamasengesho bari kugaragaza ibikorwa byiza by'ivugabutumwa? Mbona ko buri itsinda ry'Abanyamasengesho kugira ngo rise nk'irigira imbaraga nyinshi, amatsinda yandi yose abakubiye muri abo Banyamasengesho. Kuko Abanyamasengesho baba barimo ababyeyi, abagabo, abasore, amakorari, bose baba barimo, noneho ugasanga niryo rifite abantu bose b'ingeri zose y'ayo matsinda. Rero dufite ingamba zo gukangurira amatsinda y'urubyiruko, ay'abadamu yakoraga neza, n'ay'urubyiruko wabonaga agenda akora neza, ariko bikeneye ko hashyirwamo imbaraga nyinshi kugira ngo
nayo atera imbere nk'aya ndetse n'ay'abana, harimo Sunday school n'abo bahagarariye, harimo imbaraga nyinshi, harimo harashyirwaho imbaraga kugira ngo ayo matsinda yose akore neza kandi agire umusaruro mwiza ku itorero no ku banyarwanda bose. Hari igikorwa mbonye korali Gosheni ikoze cyo guha abantu 100 ubwisungane mu kwivuza, kiriya gikorwa mukibonye gute? Mwe nta gahunda ihari wenda yo kukigira kinini kugira ngo dukomeze wenda nubwo turi mu nzira yo kuvuga ubutumwa ariko tunasigasire n'ubuzima bw'abanyarwanda harimo wenda batishoboye? Ni nk'aya mvugo y'ikinyarwanda ivuga ngo umwe uturutse ubukuru bucya wakwiriye. Ubu ni ubuzima bwa ADEPR, mu itorero ryacu rya ADEPR ni ubuzima twiyemeje uhereye mu nzego zo hejuru za ADEPR, gufata igihe cyo gushaka umutungo no gukangurira abakristo bacu bose mu nzego zose guha abanyarwanda bagenzi bacu batishoboye kubashakira ubwisungane kugira ngo twese tugendere hamwe mu cyiciro kimwe. Ntekereza rero ko ari Gosheni turanayishimiye cyane kuba ingamba z'itorero ryacu n'imikorere barimo baryitabira, kandi turabona amakorari menshi agenda abikora n'inzego zose zo mu itorero, n'abagore barabikora n'urubyiruko barimo barabikora, n'umwe ruturutse hose tubona urimo ugenda usandara neza. Murakoze cyane. Dusoza, n'ubuhe butumwa bwanyu ku badukurikiye, ku banyarwanda muri rusange no ku bakristo b'itorero rya ADEPR? Dusaba abakristo b'itorero ryacu rya ADEPR iki gikorwa cyo gusenga ko kitareba itsinda runaka, ahubwo kireba umukristo wese yava akagera nawe yakaba ari umunyamasengesho, kitagombeye ngo ni itsinda ry'abanyamasengesho, rikaba ahubwo ibyacu twese bikaba umurage wacu twese, tukabikora neza kandi mu buryo bwiza twubahisha gahunda z'itorero n'iz'igihugu cyacu. Murakoze cyane. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubabashisha mu gukora umurimo w'Imana, mu gukora neza. Imana ibahe umugisha. Namwe nuko Yesu abaduhera umugisha. Mwakoze Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Twakomeje kubabwira rero Iyobokamana TV ko twaje kugira ngo tumenye koko impamvu iki giterane kiri hano, bamaze kubitubwira bagiteguye, ariko nanone burya ni byiza ko tunaganira noneho n'ababandi bakitabiriye b'abakristo. Muraho? Muraho. Makuru Ni meza. Wowe bakwitande duhere kuri wowe? Nitwa Murekatete. Mukamuhoza Pascaline. Muvuye mu giterane kiri kubera hano Bumbogo. Iki giterane kimaze iminsi 2, uyu munsi n'uwa nyuma. Muratashye nkawe ukivuyemo, ugiye kubwira icyo umuntu wasize mu rugo, ni icyungukiye hano kirenze wa muntu utaje hano? Kwaro gusenga tugahabwa izindi imbaraga z'Imana. Nungukiyemo yuko ngomba kongera kuba narindi mu byaha nkabivamo, nkahabwa umwuka wera kandi nkabwiriza n'abasigaye inyuma kugira ngo bakangukire bubahe Imana. Wumvisha akantu ko kuva mu byaha se hari ibyo wari urimo? Ngiye nari mbirimo, nari narasubiye inyuma, ariko ndashaka kongera ngarukire Imana imizindi imbaraga z'umwuka wera. Ni byiza cyane. Wari warasubiye inyuma, mbere wakoraga iki? Wari umeze ute nyine mbere utari wasubira inyuma? Gusubira inyuma wasubiye inyuma ute? Ngewe nubwo nari mu itora ariko ntago nubahaga Imana neza, nakundaga kugendera n'abakobanyi ntukana mvuga nawe, ariko ndashaka kugira ngo n'umugabo wanjye mugarukire, mwereke imbuto, mwerere imbuto nawe kugira ngo agaruke n'abandi imbere imbuto muri karitsiye. Nirihe jambo mu byo baganirije hano rigukoze ku mutima ukavuga ati reka koko ngende mbivemo kuko n'ubundi ni ubusa? Shaka kuhabwa umwuka wera nanjye nkazajya mu ijuru. Ukazajya mu ijuru. Uvuye hano rero ufashe ingamba nshya, nibiki wari urimo mu bundi buzima byashoboraga kuba byakubuza amahoro? Ese nk'umuntu wenda wigeze kubaho usenga nyuma ukagwa, nirihe itandukaniro ry'umuntu ukijijwe n'umuntu uri mu byaha? Umuntu wavuye mu byaha aba yumva anezerewe igihe cyose kubera yuko Imana ibimuhora hafi, yahura n'ikibazo ikamutabara, ariko umuntu uhora mu byaha ntago aba ameze neza. Ureba atameze neza kubera ko niyo ahuye n'uburwayi ahita yiheba, ariko iyo uri hafi y'Imana, Imana irayitabaza igahita ikumva.
nagira ngo nkangurire abantu basubire baze begera Imana kugira ngo nabo ijye ibaha izo mbaraga. Urabakangurira kwegera Imana, nyamara nawe wari warateshutseho aho wivugiye ko utari urimo neza, kugira ngo umwanzuro ukuye hano uko ugiye kugarukira Imana, ugiye gukora ibikorwa byiza kugira ngo uzawugereho. Ntabwo navuga ko ari ibintu byoroshye. Ugiye gukora iki kugira ngo koko bya bindi ukuye hano, bya bindi wiyemeje bizagerweho 100% n'Imana ibigufashijemo? Ngiye kujya nera imbuto, umuntu nambwira nabi mbashe kwihangana, ibintu byose nzambona nihangane kugira ngo nzabashe kugera muri icyo gihugu. Nsenge cyane kandi nsengera n'abandi kugira ngo baze ku Mana. Urakoze cyane. Natwe nk'iyobokamana turakubwira ngo Imana igufashe kandi izabigushoboze uzabigereho. Murakoze. We bimeze bite? Njye nasengaga n'ubundi nta kibazo. Wari umeze neza, icyo usaba icyo ukuyemo hano n'imbaraga n'amavuta? Nkuyemo n'ukongera ibihe byo gusenga nkasaba izindi mbaraga. Ibihe byo gusenga kuri wowe ubona umwanya ryari wo gusenga, wo kwegera Imana? Umwanya wo ku cyumweru no mu mibyizi. Igiterane nk'iki se baba babazaniye hano mu cyakirute nk'abantu bakijijwe, mubona se ari ngombwa ko mwajya mugira ibihe byiza nk'ibi ngibi? Tubona ari byiza kuko hari benshi bahakirira, hari ababa barasubiye inyuma bakumva indirimbo z'Imana, ijambo ry'Imana, ugasanga baragarutse. Hari ababa batarakizwa bakumva ibyiza byo gusenga, bakaza gusenga nabo bagashaka Imana. Abakunzi b'iyobokamana rero ugiye kubabwira iki giterane uvuyemo, uratashye kuva mu gitondo uri hano kugeza ubu, utahanye iki? Nanjye ijambo ryo gusaba imbaraga. Urakoze cyane kandi Imana iziguhe inanaguhe gukomera. Amen. Yego. Hari korali itanze ubwisungane mu kwivuza, yemeye gutanga ubwisungane mu kwivuza ku bantu 100. Tujye kuganira na perezida wayo atubwire ninde, atubwire n'igikorwa bakoze, kubera iki babikoze. Murakoze. Nitwa Nsengiyumva Emmanuel, ndi perezida wa korali Gosheni ikorera umurimo w'Imana muri paruwasi ya Remera mu karere ka Gasabo ku mudugudu wa Kibagabaga. Ni urusengero hafi y'ibitaro bya Kibagabaga neza ku muhanda wa kaburimbo. Hanyuma nyine turi muri kino giterane cyateguwe n'akarere ka Gasabo kiyobowe n'Abanyamasengesho. Hanyuma natwe twakitabiriye nyine nka korali yari yatumiwe. Hanyuma kandi duhitamo no gukora igikorwa cyo gufasha Abanyarwanda muri rusange, dushingiye ku ijambo ry'Imana. Hari Yesu yavuze ngo nzababaza ngo azubwira ngo nzabwira abantu ngo nimumve imbere sinze kubamenya, ati kuko narwaye ntimwansura, narifuze nimwangemurira. Hanyuma turawetereka dushaka iminyago natwe tuzabona icyo Yesu tuzamusubiza, tuzamubwire ngo twasuye abarwayi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa twafashije abarwayi kwivuza tubatangira mituweli. Ni muri twatanze mituweli z'abantu 100 kugira ngo tuvuze abo bantu. Ni igikorwa cyiza kandi Imana ikibahera umugisha kubitekereza. Muhaye mituweli abantu, ibikorwa byiza biracyakomeje imbere. Murateganya gukora ibiki n'ubundi byo gufasha abantu? Murakoze cyane. Korali Gosheni dukunze gufashanya hagati yacu, tukafashanya cyane cyane muri mituweli, tugasura abarwayi. Dufite uretse ko atari rwa korali gusa, twego umudugudu wacu hari amagurupe, ariko abaririmbyi bacu batuye biyumvamo bisangamo, agemurira abarwayi kwa muganga, cyane cyane ku bitaro bya Kibagabaga niho dukunze kuba turi cyane. Ibindi ni ibikorwa by'iterambere rya korali turimo duhugiyemo cyane. Baravuga ngo ujya gutera uburezi arabanza akiheraho. Ahari muri korali ntushaka gusanga harimo abantu nabo bakeneye mituweli, mukaba mwabarenzeho mukajya kuza kuziha abandi bantu muciye ku rugo? Murakoze.
nibyo ntago korali yacu ifite abaririmbyi bakaba 100 turi 95 ntago ashobora kuburamo umuntu udafite mituweli ariko ntago tubyibagirwa cyangwa tubyibeshyeho turabaza buri gihe ubu ngubu ku rwego rw'igihugu nibwo batangiye gutanga mituweli turabazanya bene twabaza niba udafite mituweli buri gihe tukabazanya kugira ngo nyine bitazadutungura uko byeze bitubaho kera tugasanga umuririmbyi yarwaye twajya kura tugasanga afite mituweli kugira twabicitseho turabaza tukabakangura udashoboye kuyitangira tukamufasha hagati yacu tugafatikanya. Ni igikorwa cyiza cyane natwe nk'iyobokamana turabifuriza kwaguka turabifuriza kandi ko Imana ikomeze kubashoboza gukora umurimo wayo neza mwemye. Murakoze cyane natwe turabishimiye kandi tubaha ikaze muzadusure ku mudugudu tuganire tubabwire birambuye mujye mudusura mu bikorwa bisanzwe mu masengesho mu repetition mbese nyine tubane twishimiye kumenyana namwe. Murakoze cyane. Ati dore byose ubu birarangiye niherezaho amahanga yose aremerewe baza yaruhure kuva icyo gihe kugeza uyu munsi buri wese ahabwa umwanya wo kwinjira hera nawe usigaye ngwino winjire nta feza utanze nta n'izahabu utanze arakunda afasha abashavuye ngwino dusangira ibyiza twaboneye muri we Yesu ku musaraba avuga ijwi rirenga ati dore byose ubu birarangiye yireherezaho amahanga yose aremerewe baza yaruhure kuva icyo gihe kugeza uyu munsi buri wese ahabwa umwanya wo kwinjira hera nawe usigaye ngwino winjire nta feza utanze nta n'izahabu utanze arakunda afasha abashavuye ngwino dusangire ibyiza twaboneye imibabaro abaje bashonje waratugaburiye abambaye ubusa mwami waratwambitse mu mahema yawe twahaboneye ibyiza tuzigumira mu mwami utwiharire sinzabahuri mwami sinzabahuri numara agahinda kose n'imibabaro abaje bashonje waratugaburiye abambaye ubusa mwami waratwambitse mu mahema yawe twahaboneye ibyiza tuzigumira mu mwami utwiharire itariki isumba n'amahanga naje gushaka neza mageze nsanga imurarimamo waranyakiriye nanjye numva ndaruhutse ndabihamya neza nawaja gusanga kandi agushaka ngo atatakubonye mugira neza nzabibwira bose utanga amahoro kandi abisiba naje gushaka kubw'ineza yawe bandagiye twari wowe ugira neza mageze nsanga imurarimamo waranyakiriye nanjye numva ndaruhutse
ushaka ngo atatakubonye mugira neza nzabibwira bose utanga amahoro kandi abisibana kose n'imibabaro abaje bashonje waratugaburiye abambaye ubusa mwami waratwambitse mahema yawe twahabone tuzikubira mu mwami utwiharire sindabahuri mwami sindabahuri maragahinda bose n'imibabaro